Iri sengesho ryagufasha isaha iyo ari yo yose. Ni isengesho rigufasha gusubiza amaso inyuma ugatangarira ibyo byose uhoraho agukorera. Itegure dufatanye. Byaba byiza uryumvise utuje utari muri twinshi. Ushobora kuba wicaye, uhagaze cyangwa upfukamye. Mbere yo kuritangira, humiriza wibuke ibyo wanyuzemo kugeza kuri iyo saha. Ibitoya n'ibikomeye, ibyiza n'ibibabaje. Iyambaze Roho Mutagatifu mu magambo make kandi yoroheje. Ngwino Roho Mutagatifu umanukireho, untwikire rwose, unyigarurire wese, ubwenge, umutima, ibice byose by'umubiri wanjye, nyuzura wese. Tangira maze wiyereke Nyagasani, umwihe rwose, wumve ko umwirekuriye. Ndi uwawe Nyagasani Mana yanjye, ndi uwawe, ndi mu biganza byawe. Mvuga iki, ndeka iki, Mana uhoraho wowe undengera. Nibuka njya mu buriri ngasinzira, ibikurikiraho byose ni wowe ubizi. Nkibona mu gatondo ndambuye ijisho, ubu ukaba ubaye undi munsi unyihereye ngo nkomeze noge mu nyanja y'urukundo rwawe. Buri segonda, buri munota w'ubuzima mba nshobora gusoza urugendo kuri iyi si. Intambwe zanjye mu cyumba, mu nzu, ni wowe uziyobora. Ni wowe undinda gusitara, ukandinda kugonga inkuta, ukandinda gutsikira. Mu byo nirirwamo nkubona hafi, undinda kotswa n'imiriro inyuranye, undinda kunigwa n'ibiribwa, ukandinda gutsitara, ukandinda kugongwa n'ibinyabiziga. Aha utekereze ibyo wanyuzemo byose. Ese uribuka inzira wanyuzemo? Ese uribuka ahatereye wanyuze, ahamanuka, amakoni, abo mwahuye, ibyo watunganyije n'ibyo wangije, ibinyabiziga waba wakoresheje, niba ari ibyo wagiyemo bagutwaye cyangwa se witwaye, ibyo wariye, ibyo wanyoye. Mbese reba utwo tuntu tunyuranye twaranze gahunda zawe kugeza kuri iyo saha y'isengesho. Dukomeze isengesho. Hahirwa ukurikira inzira zawe uhoraho, amizero ye yose akayashyira muri wowe. Ni wowe niringiye Mana yanjye, ndakwiringiye rwose, sinzakorwa n'ikimwaro. N'abanzi banjye ntibazanyishimireho. Abo bose wowe uzi bandwanya baba bategereje ko ntabwo butabyuka nkahera hasi nkaburundaruza. Uhoraho, menyera inzira zanjye, untoze gutera ikirenge mu cyawe, untoze kugenda mu nzira zawe. Rwose ndakwinginze ntiwite ku byaha byanjye, urazi ko ari byinshi. Nubitse umutwe, mfite isoni kuko ndi umuhemu mu maso yawe. Ukomeze unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugiriye ubuntu bwawe. Uhoraho Nyagasani, amayira yawe ni urukundo n'ubudahemuka. Uko bwije uko bukeye nzakuvuga ibigwi. Amaso yanjye nzahora nyaguhanze, akababaro mfite mu mutima nikagira urugero. Gira umvane mu magorwa ndimo, reba akaga n'imiriho yanjye, untabare kandi unanyize ibyaha byanjye. Reba ukuntu abanzi banjye ari benshi, rinda amagara yanjye undokore, sinzakorwe n'isoni. Ngufiteho ubuhungiro kuko ari wowe niringiye. Uhoraho Mana yanjye, ngushimiye kwiteka unyumva kandi ugahumuriza umutima wanjye. Kugukunda uko bikwiye ni ingabire wowe ubwawe witangira. Ndayigusabye unyongeremo inyota yo kugukunda no kutagira ubwo nitandukanya nawe bibaho, kuko ari wowe nyesha kuba ngihumeka. Ndakwemera Mana yanjye, ndakuramya kandi ndakwizera. Amina.